Shalom, ni kuwa kane, ni umunsi wa 201 muri uyu mwaka. Imana iduteje intambwe nshya, turayishimiye kuko ariyo mugenga wa byose. Uwiteka avuganye natwe ijambo ry'umugisha kandi rikomeza imitima yacu. Ngicyo bari bategereje ko kikubyarira ibyago kigiye kuguhindukira umugisha kubw'ineza y'Uwiteka. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 6 murongo wa 10 n'uwa 11. Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyuriwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Uwiteka aje gufata icyo bari bategereje ko kikubera ibyago akagihindura umugisha. Hari ibyo baguteje, hari ibyo bohereje, hari ibyo bagambanye, ariko nubwo bibwira ko bagufungiye amayira, bakuyeho uburyo bwawe bwo gutera imbere, ntabwo bazi ko bishutse. Icyo ngicyo bibwiraga ko bakuzirikiyemo n'icyo Imana igiye gutoboramo isoko y'umugisha. Wowe ntugire ubwoba ngo nuko wabuze abantu benshi ku ruhande rwawe kandi ugifite Imana. Igiteye ubwoba nuko waba utagifite Imana, kuko iyo udafite Imana byose uba wabitakaje. Ariko igihe cyose ugifite Imana byose uba ubifite. Si ngombwa ngo bibe byempurimye ubifite ku buryo wabipresentinga, ariko ibirimo bihishiwe abizera ni byinshi, kandi umunsi ku munsi Uwiteka afite surprise ku bamwizera bose kandi ishimishije. Komerera muri Yesu, shorera imizi muri Kristo, ukomeze witoza gukiranuka ku gato no ku kanini mu byo ukora, kuko ubuzima bwawe iteka buzahora buba bushya igihe cyose uzaba uri muri Kristo Yesu. Mana, turagushimye kubw'uyu munsi mushya, kubw'iyi ntambwe nshya. Umwana wawe mukomeze muri uru rugendo, mwongeremo imbaraga. Iki cyari kije kumunaniza, cyari kije kumuca intege, gihindure impamba imukomeza muri uru rugendo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.